Mu myaka mike yishize hari umwana w'umusore w'imyaka 17 witwaga Thierry. Thierry yakundaga kuguma wenyine, ariko umuryango we wose ugahora umukikije. Byaramubabazaga bigatuma yumva atishimye, kuko yakundaga guhora yiryamiye, utamubona mu bandi bavandimwe aganira cyangwa akina n'abandi. Umunsi umwe Thierry iwabo babatumiye mu bukwe bwa masenge we, maze mu kumubwira ko bajyana kuko mu muco nyarwanda bigenda, abaterera utwatsi. Ntabwo muri weekend nzaba mpari, murabizi njya mu myitozo yo gukina umupira, kandi ku cyumweru dufite umukino w'urubyiruko rw'umurenge. Thierry abwira ababyeyi be. Ababyeyi bashakaga ko bajyana n'umwana wabo mu bukwe bw'umuryango, ariko babonye ko atangiye kuba umusore yanakwifatira ibyemezo baramwihorera. Umunsi w'ubukwe warageze, nuko ababyeyi bazinduka bagenda mu bukwe, Thierry nawe asigara mu rugo nk'uko bisanzwe yiryamiye. Hashize umwanya utari munini, Thierry yumvisha agize urungu, ahamagara inshuti ze ngo zize kumusura, ariko ntihagira n'umwe uboneka. Nyuma y'amasaha make ku bw'amahirwe, inshuti ye Justin yarahanyuze ije kumusuhuza. Bamaze nk'isaha baganira, Justin abwira Thierry ngo bajye ku muhanda mugurira agafanta, dore ko we yarakuze mu gato. Nuko bafata amagare, bombi baramanuka bajya ku muhanda, ariko bagirira ibyago mu nzira, bakora accident. Thierry mu kongera gukanguka yari ari mu bitaro, ari muzima, ariko ukuguru kwavunitse bagushyizeho isima. Bahamaze amasaha make, dogiteri arabasezerera barataha, cyane ko Justin we ntacyo yari yabaye gikomeye, aramucyura. Bageze mu rugo, ababyeyi ba Thierry bakimubona baguye mu kantu hafi yo gutabaza abantu. Boy biramubabaza cyane, biranamurakaza, atangira kuvuga nabi, abaza Thierry impamvu yababeshye ko arajya mu mupira, maze ntajyayo akajya ku magare. Mama we akamuvugira, abwira papa we ngo ntakomeze kumuvugisha nabi, kandi abona yarembye. Thierry bamwakiriye mu rugo, ariko akirirwa aryamye ategereje ko azakira vuba, bakamukuraho igisima agasubira gukina. Nyuma y'iminsi, wabonaga ko mu muryango wose hari ikibazo, bababaye kubera umwana wabo yarwaye. Nimugoroba, papa Thierry akaza kumuganiriza, akamubwira amakuru y'aho abandi baturanye bageze mu mupira. Yagira inzara, mama akamutekera bya biryo byose akunda, akabimuzanira amusekera nk'umwana we. Yajya kuryama, mushiki we akaza kumuganiriza mbere y'uko aryama ngo ububabare bugabanuke. Ejo nimugoroba, nyogokuru akaza kumuririmbira indirimbo zo kumutera imbaraga, na sogokuru bakamucira imigani iryoheye amatwi. Muri iyo minsi y'uburwayi, Thierry nibwo yatangiye kubona no kumenya agaciro k'umuryango. Atangiye gukira, mbese ubona atangiye kuzana utubaraga. Yarabahamagaye bose na wa mu masenge wakoze ubukwe ngo baze arabashaka. Mu gufata ijambo yahereye kuri papa. Papa, mbikuye ku mutima, ngusabye imbabazi. Ngusabye imbabazi ko nakubeshye bikarangira agize ibyago. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi agaciro
ko kugira papa wagukunda mu buzima. Arahindukira areba abandi. Namwe mwese ndabasaba imbabazi, mama, mushiki wanjye, nyogokuru, sogokuru, masenge, ndabasaba imbabazi mbikuye ku mutima, numva rwose numva ntazikwiye. Uburyo nabitwayeho ntibikwiye. Mwambereye umuryango, mbabera umutwaro, mwampaye urukundo, mbitura urwango. Mwifuzaga kumpa ibyishimo, njye nkabona mumbangamiye. Muri ibi byumweru 2 bishize nibwo namenye akamaro k'umuryango mu buzima bw'umuntu. Mu by'ukuri bavuze ukuri, ahatari umuryango ntihaboneka umutuzo. Ndishimye kandi ndabashimiye byo mwankoreye byose mu gihe cyanjye cy'uburwayi. Papa nawe mama, ndabamenyesha ko kuva ejo muratangira kubona impinduka z'imyitwarire yanjye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Umwana bamuhaye amashyi, ababyeyi barishima, papa na mama bazana amarira, barabyina. Ibyari uburwayi mu muryango bihinduka umunezero kubera urukundo. Rubyiruko ndetse namwe babyeyi, kunda kandi wubahe umuryango wawe. Ibihe byose mwaba murimo, baha umwanya kandi ubiteho. Bazaguha umwanya mu gihe inshuti zawe zagusize, bazagutabara mu gihe cy'ibyago, bazakuba hafi mu bihe byo kurwana, maze baba aba mbere mu kugukomera amashyi mu bihe byawe by'intsinzi. Umuryango ni intangiriro ndetse n'inkomoko y'ubuzima bwawe. Niho wavutse, ni naho wakuriye, kandi niho uzapfira. Umuryango wawe ni abantu baguhaye ikaze ukivuka, kandi nemeza ntashidikanya ko bazanaguherekeza nuramuka ugiye. Mureke tubaha agaciro, kuko si ngombwa ko tuzajya tubakenera byonyine ari uko turi mu bibazo. Ahubwo ndumva twakabiyegereje mbere, kuko bazadufasha kwirinda bya bibazo bitwugarije. Ndabizi kubana n'umuryango ni ikizamini, biragora, nawe bizakugora. Hari igihe utazishimira imyitwarire ya bamwe mu bo muvukana. Hari igihe inshuti zawe zizakuba hafi kurusha umuryango wawe. Hari n'igihe uzagera aho wumva urifashije, nta muntu n'umwe wo mu muryango ukeneye. Ariko reka nkubwize ukuri, imibereho wawe ufite yose, amateka yose waba ufitanye n'umuryango wawe, ejo hashize hatari heza hatuma wumva ukeneye kwigumana. Impamvu zose zo ku isi wavuga sinazemera, kuko ku iherezo ry'umunsi umuryango wawe niwo ukumenya, niyo byaba mu buryo utazi. Ushobora kugira inshuti zigufata neza kurusha umuryango wawe, ariko nshuti yanjye, ubushuti butarimo umuryango kuri njyewe ni ubucucu. Urakoze kureba iyi video. Nitwa King Vicky. Gira amahoro kandi uhorane imigisha.